haba hari izindi mbaraga zishwe muri CyberTruck twega abantu tutazi, zizwi n'abafite agatubutse bafite akavagari k'amafaranga atagira ingano. Aha twavuga abasitari bigarura imodoka z'ibikoko za CyberTruck, dore ko nuyigezeho uko ari umusitari kose yifuza kuyifotorezaho. No kubera iki? Izi modoka zihariye bingana gute ku basitari? Kuki se nta mukire wundi utari umusitari turumva wayiguze? CyberTruck, imodoka yisa, nta bindi bisa. Nyemerera rero ngutembereze bimwe mu byamamare byakanagiye mu modoka ya CyberTruck, bikayikandagiramo gusa ubundi ntibayitunge, nubwo hari abamaze kuyitunga. Uraza gutungurwa tuza kugera mu Rwanda ho. Ndaza no kugutembereza mu bikoko by'ibinyabiziga bya CyberTruck abanyamahanga bo muri Afrika baguze, ariko abenshi bagiye babyifotorezaho. Kubera iki bazifotorezaho ubundi? Byose nibyo tugiye kuvuga mu iki kiganiro, gusa niba ari ubwa mbere wisanze ku mubiro wacu Voice of Time TV, ibuka gukanda like, ukande subscribe, fungura inzogera kugira byose byiza rero bibera hano bitazajya bigucika. Reka twifashisha abasesenguzi twumva icyo batubwira. Ikaze. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mukoje kurikira Voice of Time TV. Reka mbasuze namwe rero muri diaspora aho muri mwumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni mu gihe gishize rero twari tumaze kubabwira byinshi ku modoka za CyberTruck, ni modoka zikorwa n'uruganda rwa Tesla. Murabyibuka ko twabivuzeho ibintu byinshi. Ni nyuma y'uko ari mu gihugu cya Uganda bamwe mu baturage rero bayibonye bacika ururondogoro barangije barumirwa. Byose twabigarutseho. Utarareba video nagusaba kuyireba kugira ngo tuze kubana muri iki ngiki warayirebye ntuza gusobanukirwa. Ntago rero nje kongera gusubiramo byinshi byaranze imodoka, ahubwo nje kubabwira bimwe mu byamamare by'akataraboneka byabashije kwifotoreza ku imodoka ndetse n'ibyabashije kuyigura. Ni imodoka twavuga ko ari mbarwa hano ku mugabane wa Afrika. Ni imodoka nke cyane kuko ni imodoka zikundwa n'abatari bake, ni imodoka z'abanyabirori badasanzwe. Turaza rero guhera mu Rwanda, bamwe mu basitari bagiye bagaragara rero ku izi modoka za CyberTruck, twerekeza ku mugabane wa Afrika. Turaza kwibana muri Afrika cyane. Mu Rwanda rero mu basitari babashije kwifotoreza ku izi modoka, cyangwa se umusitari wa mbere abanje kwifotoreza ku imodoka ya Tesla CyberTruck ni Element L. Element L ni umwe mu babashije kujyana nyine mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabashije kwita ko babasha gutega iyi modoka yo mu bwoko bwa Tesla CyberTruck. Akitega rero dore ko hari nyine muri USA ziba zihari ari nyinshi cyane, dore ko ishobora kuba itunzwe n'umwe mu bashuti biwe cyangwa se muri bamwe bari bagiye gutaramira, bari bateguye icyo gitaramo. Yabashije rero kuyita ko ayifotorezaho, dore ko banabashije kwikandagiramo barangije bayigendamo. Si Element gusa kuko na Kevin Kade murabyibuka ubwo rero yagendaga nawe nyine mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe, I think niba ntibeshye yari ari kumwe na Element L, bari bagiye mu gitaramo hari nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babasha gura n'imodoka rero ya Tesla CyberTruck. Imodoka yahise ko ibavugisha, dore ko yari yaravugishije n'abantu benshi hano. Nabo rero baravuze ati ntago twabura kwifotorezaho. Kevin Kade rero n'umwe wa kabiri nawe wabashije kwifotoreza ku imodoka y'igikoko ya CyberTruck. Ni imodoka rero y'abanyabirori, ni imodoka nshyashya cyangwa se icyo twakwita nka modo, ni new model, dore ko ariyo modoka y'ikinyejana cy'ubu ngubu nyine. Ni imodoka nshyashya yakozwe n'umugabo w'umukire cyane Elon Musk. Ni umukire hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk niwe wabashije rero kuyikora, kandi binavuga ko buriya Elon Musk nubwo yabashije kuri iyi modoka afite inkomoko muri Afrika y'Epfo. Papi Clever ndetse na Dokas nabo rero bari kubarizwa hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabo ni bamwe babashije kugaragara ku iyi modoka ya Tesla CyberTruck mu gihe gishize, dore ko bo bitaranamara n'iminsi cyane n'amasaha, dore ko ku munsi w'ejo aribwo Papi Clever ari we cyangwa se Dokas nyine na Papi Clever murabibuka barana ni couple iririmba gospel. Nabo babashije rero kwifotoreza ku imodoka ya Tesla CyberTruck. Nabo ni bamwe mu banyarwanda bashije kwifotoreza ku izi modoka z'ibikoko. Kuki bakunda kuzifotorezaho ubundi? Niki wundi zitanga after yuko bamaze kuzifotorezaho? Ubundi nyirizina impamvu bakunda kuzifotorezaho nuko izi modoka twakita se cyangwa nk'izi modoka zifite umwihariko w'ukuntu zisa, kandi zikaba zitaraba nyinshi cyane ku mugabane wa Afrika. Bivuze ko rero mu gihe wayifotorejeho
bamwe bakubona rero nk'umuntu wabashije kuyigura cyangwa se nk'umwe rero mu bantu wabashije gukora ikintu kidasanzwe gisanzwe gikorwa n'abandi bose. Abo bastar rero nibo bonyine bamaze kuzifotoreza cyangwa se kuzikandagiramo bonyine hano mu Rwanda. Ku mugabane wa Afrika rero tugiye twambuka hano muri East Africa hari umuhanzi witwa Diamond Platnumz, nawe numwe wabashije kwifotoreza ku imodoka Tesla CyberTruck, gusa bamwe bagiye bavuga ati Diamond Platnumz yaba yayiguze. Ariko byose ntabwo kwari ukuri. Twaje gufata amakuru ku ruhande dusanga Diamond Platnumz nawe ari umwe mu bifotoje ku imodoka, dore ko nawe atari umwe mu bayiguze. Ni imodoka kuyigura bishobora kuba ari ibintu bihenze bidasaba kuba ufite amafaranga gusa, nk'uko twakunze kubigaruka mu kiganiro cyacu cy'ubushize. Kwitwa ngo ufite amafaranga ntago ari byo bishobora kuhita bigweresha iyi modoka ya Tesla CyberTruck, kuko hari ibindi byemezo bisaba kugira ngo ubashe kubona imodoka Tesla CyberTruck. Murabyibuka twababwiye ko iyi modoka byibuze ugomba kuyimarana hagati y'umwaka utarayigurisha. Mu gihe umwaka utarashira rero ntago bemerewe kuyigurisha. Kwitwa ngo ni yawe ntago biba bihagije kugira ngo wemerere kuyigurisha. Tesla rero CyberTruck ni imodoka rero Diamond nayo mu basitari bakomeye muri Afrika, benshi batatinye kuvuga ati numwe mu basitari bagatangaza nawe wabashije kwifotoreza ku iyi modoka. Hari impamvu nyinshi rero twagiye tubona zishobora gutuma izi modoka zidahabwa buri umwe, kuba witwa ngo urumujejeta franga cyangwa se umusitari kuba utayihabwa. Impamvu twagiye tubona zitandukanye rero zigenda zinagaruka n'abantu batari bake, nuko hari imodoka uba ufite cyangwa se warigeze kugura utaba wemereye kugura, byagusaba byibuze kwanza kuyandukuzaho kugira ngo ubashe gutunga Tesla CyberTruck. Ayo namwe mu hamwe rero atuma bamwe mu basitari bakomeye batabasha gutunga izi modoka za Tesla CyberTruck. Burna Boy rero numwe nawe mu babashije kwibikaho iyi modoka ya Tesla CyberTruck. Tutibagiwe kandi nyine n'umuhanzi Omare ukomoka mu gihugu cya Nigeria, ndetse akaba yaranabaye n'umuntu wa kabiri waruguze iyi modoka, dore ko yayiguze muri 2024. Yarabaye wa kabiri rero bashije gutunga imodoka ya Tesla CyberTruck haranyine mu gihugu cya Nigeria. Ibi rero byari byemejwe n'abagurisha izi modoka za Tesla CyberTruck, dore ko bapostinze ku rubuga rwabo rwa Twitter baravuga ati ngo ni mutubwira umuntu wa kabiri waguze imodoka Tesla CyberTruck muri mwaka nyine wa 2024. Umwe rero yaragihamiriza avuga ko ari Omare, ahita ko abasha no gutsindira amafaranga, avuga ati ibyo uvuze n'ukuri. Yari wa kabiri rero wabashije gutunga imodoka ya Tesla CyberTruck. No kuvuga ko muri Nigeria imodoka zihari za Tesla CyberTruck ari imodoka zonyine ebyiri. Tekereza nawe. Icyo rero benshi bakundira izi modoka za Tesla CyberTruck nuko zidakunze gukora impanuka uko ziboneye kose, dore ko ziba zifite n'ubwirinzi budasanzwe. Ziba zifite umubiri ukomeye ndetse n'ibirahure bikomeye, amapine yayo arakomeye cyane kuko abafite n'ibiro byinshi ababasha kumata hasi. Ni imodoka twagarutseho byinshi akantu ku kandi, dore ko ari imodoka twanatinzeho gusobanura buri kintu cyose kiyigize. Nagusaba kureba icyo kiganiro rero, ni ikiganiro cy'iminota igera ku 10 urabasha kusobanukiwe Tesla CyberTruck. Ikindi rero bakundira izi modoka za Tesla CyberTruck ni umuvuduko wazo, kuko ibasha kugenda hafi kilometero 400 ku isaha, bitandukanye n'izindi modoka ziba zigendera ku muvuduko, dore ko zitaba zemerewe kugenda mu muhanda. Ariko iyi ngiyi ni imwe mu modoka za Tesla CyberTruck zigendera ku muvuduko rero bemerewe ko zigenda mu muhanda, zikaba zishinze ibirenge mu muhanda hacamo izindi modoka. Ntago bisanzwe ku zindi modoka arizo zose, ariko kuri Tesla CyberTruck byo byarakunze. Rero niki gituma abenshi bashaka kugura izi modoka za Tesla CyberTruck. Ni imodoka nziza rero kandi zikoresha n'amashanyarazi. Ni imodoka zifite umubiri ukomeye ku rwego rwo hejuru kuko zikoze muri triangles. Izi modoka rero ikindi wazimenyaho rero tugenda nyine tunagana no ku musozo, nuko izi modoka za Tesla CyberTruck buriya iyo zigezemo ahantu hashyushye zibasha gusora umwuka ukonje ku muntu uri wicayemo, ku buryo atabasha kumenya ko yageze mu bushyuhe cyangwa se mu butayu. No kuvuga iyi modoka yabasha kugenda mu butayu ikabasha no kumarayo igihe kitari gito cyane. Bitandukanye rero n'izindi zishobora kujya ugasanga yagushyuhiranye, yashyushye wabuze ikikora, ariko izi modoka ntago ariko zikoze, ko ziba zifite n'ubwenge bukorano. Murabyibuka twabigarutseho, zikoranye ubwenge bukorano AI, ariyo mpamvu rero abantu benshi banazikunda. Bitandukanye rero n'izindi
dore ko izi modoka za Tesla CyberTruck niyo ushyitse ahantu hakonje nko mu rubura cyangwa se muri neige zibasha kongera ubushyuhe ku muntu urimo, zikabasha rero kongera ubushyuhe umuntu akabasha gushyuha. Kuko hari izindi modoka usanga nazo zifite mwene izi ngizi ariko ni modoka nazo zihambaye, ni modoka ziba zarashyizwemo technology. Iyi modoka rero ifite technology ihambaye kandi n'ugereranyije n'amafaranga yayo uba wumva technology yonyine ifite itakagombye kugura aya mafaranga. Bishoboka rero kuba igiciro cyayo gishobora kuzazamuka isaha ku isaha, dore ko abenshi rero bagiye bazigura ku bwinshi bazibitse, baravuga ati igiciro cyayo kizazamuka ariko twaramaze kuzibikaho. Bitewe rero n'ukuntu bari barimo batanga promotion, bashakaga gutanga promotion kugira ngo zite zigurwa ku rwego rwo hejuru. Izi modoka rero za Tesla CyberTruck ku mugabane wa Amerika zarakunzwe ku rwego rwo hejuru, zatanye no kurenga rero imigabane kuri ubu zikaba zarageze no muri Afrika, by'umwihariko nyine nka Nigeria. Murabyibuka ko Kenya nayo iri mu bafite iyi modoka Tesla CyberTruck. Muri Uganda ho no bwa mbere yakandagiye mu kiganiro duheruka gukoraho, ubwo abaturage nyine bayirangariraga, nibwo bwa mbere ari kandagiye ku butaka bwa Uganda. Ni modoka rero zakozwe n'umunyabigwi cyangwa se umujejeta Frank Elon Musk, umuherwe rero baheruka gukubita inshuro bamukura ku mwanya wa mbere wo ku muherwe wa mbere ku isi, ariko ntabwo byamubujije kongera gukomeza imirimo ye, dore ko afite ibigo byinshi cyane bimwinjiriza agatubutse. Bifite ibigo byinshi bimwinjiriza agatubutse cyane ko kuri ubu ari kwibanda ku kintu kijyanye na artificial intelligence. Byose tuzagenda tubigarukaho mu buryo burambuye mu kiganiro cyacu rero hano kuri Voice of Time TV. Gusa rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka tugere ku musozo. Icyo nkwibutsa rero ni cya kindi, ni ukwibuka gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'isegonda na rimwe. Je mwabanye, nita DJ wa Kandi Famous. Ndabashimiye.